Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi w'101 dusoma Bibiliya, turi mu gitabo cya mbere cyo ku Ngoma, tugeze ku bice 22. Uyu munsi nibyo dusoma na 23 na 24. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'igice cya 22 iravuga ngo Dawidi yitegura ibyo kubaka urusengero. Dawidi aravuga ati, iyi niyo nzu y'Uwiteka Imana, kandi iki nicyo gicaniro cy'ibitambo byoswa ku bw'Abisiraheli. Dawidi ategeka ko bateranya abanyamahanga bari mu gihugu cya Isiraheli, ashyiraho ababaji b'amabuye ngo babaze amabuye yo kubaka inzu y'Imana. Kandi Dawidi yitegura ibyuma byinshi byo gucuramo imbereri z'inzugi z'amarembo n'ibyo guteranya ibintu, n'imiringa myinshi cyane itagira akagero, n'ibiti by'imyerezi bitabarika, kuko Abasidoni n'Abanyatiro bari bazaniye Dawidi imyerezi myinshi. Dawidi aravuga ati, umuhungu wanjye Salomo aracyari muto, ntarakomera, kandi inzu igiye kubakirwa Uwiteka ikwiriye kuba iy'icyubahiro cyinshi, ikamamara igahimbazwa mu bihugu byose. Nicyo gituma nkwiriye kuyitegurira. Nuko Dawidi yitegura byinshi cyane ataratanga, maze ahamagara umuhungu we Salomo, amwihanangiriza ko yubakira Uwiteka Imana ya Isiraheli inzu. Dawidi abwira Salomo ati, mwana wanjye, nari mbisanganywe mu mutima wanjye ko nzubakira izina ry'Uwiteka Imana yanjye inzu. Ariko ijambo ry'Uwiteka rinzaho rivuga riti, wavushije amaraso menshi urwana intambara zikomeye. Ntuzubakira izina ryanjye inzu, kuko wavushije amaraso menshi ku isi imbere yanjye. Umva, uzabyara umwana, azaba umunyamahoro, kandi nzamuha ihumure ku babisha be bose bamuri impande zose, kuko izina zitwa ari Salomo, kandi nzaha Abisiraheli amahoro n'ihumure ku ngoma ye. Uwo ni we uzubakira izina ryanjye inzu, azaba umwana wanjye, nanjye nzaba se, kandi nzakomeza ingoma ye mu Bisiraheli iteka ryose. None mwana wanjye, Uwiteka abane nawe, ujye ubona umugisha wubakira Uwiteka Imana yawe inzu nk'uko yabikuvuzeho. Icyakora Uwiteka aguha ubwenge no kumenya, akutegekeshe Abisiraheli kugira ngo witondere amategeko y'Uwiteka Imana yawe. Uko niko uzabona umugisha niwitondera gusohoza amategeko n'amateka ibyo Uwiteka yategetse Mose mu byo ku Bisiraheli. Komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima. Dore mu miruho yanjye niteguriye inzu y'Uwiteka itaranto z'izahabu agahumbi, n'iz'ifeza agahumbagiza, n'imiringa n'ibyuma bitagira akagero, kuko ari byinshi cyane. Kandi niteguye n'ibiti n'amabuye, nawe uziyongerere. Kandi ufite abakozi benshi cyane, abacukura amabuye bakayabaza, n'abatema ibiti, n'abantu bose b'abanyabukorikori ku murimo wose. Dore izahabu n'ifeza n'imiringa n'ibyuma ntibigira uko bingana. Haguruka ukore, kandi Uwiteka abane nawe. Kandi Dawidi ategeka n'abatware b'Abisiraheli bose yuko bafashe umuhungu we Salomo, ati, mbese Uwiteka Imana yanyu ntiri kumwe namwe, kandi ntibahaye ihumure impande zose, kuko yanyangabije abaturage bo mu gihugu, kandi igihugu kineshejwe imbere y'Uwiteka n'imbere y'abantu be. None mushyireho umwete wo gushakisha Uwiteka Imana yanyu umutima n'ubugingo. Nuko rero nimuhaguruke mwubake urusengero rw'Uwiteka Imana, kugira ngo muzane isanduku y'isezerano ry'Uwiteka n'ibintu byera by'Imana, mubishyire mu nzu igiye kubakirwa izina ry'Uwiteka. Igice cya 23. Dawidi agabanya Abalewi imirimo. Ubwo Dawidi yari ashaje ageze mu zabukuru, yimika umuhungu we Salomo ngo abe umwami wa Isiraheli. Ateranya abatware ba Isiraheli bose n'abatambyi n'Abalewi, maze babara Abalewi bashyikije imyaka 30 y'ubukuru n'abayishagije, kandi umubare wabo uko babazwe umwe umwe bari inzovu 3 n'ibihumbi 8. Kuri abo inzovu 2 n'ibihumbi 4 bari abo gutwara umurimo wo mu nzu y'Uwiteka,
kandi 600 bari abatware n'abacamanza, abandi 4,000 bari abakumirizi, n'abandi 4,000 bari abo guhimbarisha Uwiteka ibintu nakoze, niko Dawidi yavuze, ngo babimushimishe. Dawidi abaremamo ibice uko abahungu ba Lewi bari Gerushoni na Kohati na Merari. Mu Bagerushoni ni Ladani na Shimeyi. Bene Ladani umukuru ni Heriyeli na Zetamu na Yoweli uko ari 3. Bene Shimeyi ni Sheromoti na Haziyeli na Harani uko ari 3. Abo nibo bari abatware b'amazu ya ba sekuruza ba Ladani. Bene Shimeyi ni Yahati na Zina na Yewushi na Beriya. Abo uko ari 4 bari bene Shimeyi. Yahati niwe wari mukuru, wa kabiri ni Ziza, ariko Yewushi na Beriya ntibagiraga abana b'abahungu benshi, nicyo cyatumye bababumbira hamwe bakabagira inzu imwe ya ba sekuruza. Bene Kohati ni Amuramu na Isuhari na Heburoni na Uziyeli uko ari 4. Bene Amuramu ni Aroni na Mose, kandi Aroni yatoranijwe kugira ngo ajye yeza ibintu byera cyane, we n'abahungu be iteka ryose, bakozereza imibavu imbere y'Uwiteka bakamukorera, bagasabira umugisha mu izina rye iminsi yose. Ariko Mose umuntu w'Imana, abahungu be babarwaga mu muryango wa Lewi. Abahungu ba Mose ni Gerushomu na Eliyezari. Bene Gerushomu Shebuweli niwe wari mukuru. Bene Eliyezeri Rehabiya niwe wari mukuru, kandi Eliyezeri nta bana b'abahungu yagiraga, ariko abahungu ba Rehabiya baba benshi cyane. Bene Isuhari Sheromiti niwe wari mukuru. Bene Heburoni Yeriya niwe wari mukuru, wa kabiri ni Amariya, wa 3 ni Yahaziyeli, wa 4 ni Ekameyamu. Bene Uziyeli Mika niwe wari mukuru, wa kabiri ni Ishiya. Bene Merari na Mahari na Mushi. Bene Mahari ni Eliyazari na Kishi. Eliyazari apfa ari nta bana b'abahungu yabyaye, keretse abakobwa gusa. Bene se wabo aribo bene Kishi barabarongora. Bene Mushi ni Mahari na Ederi na Yeremoti uko ari 3. Abo nibo bene Lewi uko amazu ya ba sekuruza yarari, nibo batware b'amazu ya ba sekuruza babazwe ubwo babarwaga mu mazina umwe umwe. Nibo bakoraga umurimo wo mu nzu y'Uwiteka, ari abantu bashyikije imyaka 20 n'abayishagije. Nuko kuko Dawidi yari yavuze ati Uwiteka Imana ya Isiraheli ihaye ubwoko bwayo ihumure, kandi iha Yerusalemu iteka ryose, kandi Abalewi ntibazaba bacyongera guheka ihema n'ibintu byakorewe umurimo waryo byose. Amagambo ya Dawidi yaherutse niyo yatumye Abalewi babarwa, abari bashyikije imyaka 20 n'abayishagije, kuko umurimo wabo wari uwo gufasha bene Aroni mu murimo w'inzu y'Uwiteka, mu bikari no mu byumba, niyo bezaga ibintu byera byose n'iby'umurimo bakoraga mu nzu y'Imana, kandi n'imitsima yo kumurikwa imbere y'Imana n'ifuringezi yo gutura amaturo y'ifu y'impeke, ay'udutsima tudasembuwe, n'ay'ibyakarangwaga ku byuma, n'ay'ibirunzwemo amavuta, n'iby'indengo n'imibyimba bitari bimwe, no guhagarara uko bukeye bagashima bagahimbaza Uwiteka, kandi na nimugoroba bakabigenza batyo, no gutambira Uwiteka ibitambo byoswa byose ku masabato no ku mboneko z'amezi no mu birori byategetswe nk'uko umubare wabyo wari uri ukurikije amategeko yabyo. Bigakorwa ubudasiba imbere y'Uwiteka, no kurinda ihema ry'ibonaniro aho barindishijwe, n'ahera aho barindishijwe, n'ibya bene Aroni bene wabo barindishijwe, ngo bajye bakora umurimo wo mu nzu y'Uwiteka. Soma igice cya 24. Ibihe bya bene Aroni byari ibi: bene Aroni ni Nadabu na Abihu na Eliyazari na Itamari. Nadabu na Abihu babanjirije se gupfa,
kandi nta bana bagiraga. Nicyo cyatumye Eliyazari na Itamari bakora umurimo w'ubutambyi. Dawidi afatanya na Sadoki wo muri bene Eliyazari na Ahimeleki wo muri bene Itamari kugabanya imirimo nk'uko ibihe byabo byari biri. Kandi muri bene Eliyazari habonekamo abagabo bakomeye benshi baruta abo muri bene Itamari. Uko niko bagabanijwe muri bene Eliyazari, bari abatware b'amazu ya ba sekuruza 16, kandi muri bene Itamari uko amazu ya ba sekuruza babo yarari bari 8. Uko niko bagabanijwe n'ubufindo ibice byombi, kuko hariho abatware b'ubuturo bwera n'abatware b'Imana muri bene Eliyazari na bene Itamari. Nuko Shemaya mwene Netaneli umwanditsi wo mu Balewi abandikira imbere y'umwami n'abatware n'imbere y'umutambyi Sadoki na Ahimeleki mwene Abiyatari n'imbere y'abatware b'amazu ya ba sekuruza n'abatambyi n'Abalewi, inzu imwe itoranirizwa Eliyazari n'indi itoranirizwa Itamari. Maze ubufindo bwa mbere butoranya Yehoyaribu, ubwa kabiri Yedaya, ubwa gatatu Harimu, ubwa kane Sedorimu, ubwa gatanu Malikiya, ubwa gatandatu Miyamini, ubwa karindwi Hakosi, ubwa munani Abiya, ubwa cyenda Yeshuwa, ubwa 10 Shekaniya, ubwa 11 Eliyashibu, ubwa 12 Yakimu, ubwa 13 Hupa, ubwa 14 Beyabu, ubwa 15 Biruga, ubwa 16 Imeri, ubwa 17 Heziri, ubwa 18 Pisesi, ubwa 19 Petahiya, ubwa 20 Yezekeli, ubwa 21 Yakini, ubwa 22 Gamuri, ubwa 23 Deraya, ubwa 24 Maziya. Ibi ni byo bihe byabo uko bakoraga ngo bajye binjira mu nzu y'Uwiteka bakurikije itegeko bahawe na Aroni sekuruza wabo, nk'uko Uwiteka Imana ya Isiraheli yamutegetse. Abatware bo mu Balewi. Ngaba abatware bo muri bene Lewi bandi: wa bene Amuramu ni Shubayeli, wa bene Shubayeli ni Yedeya. Barehabiya umutware wabo ni Ishiya niwe wari mukuru. Wa bene Isuhari ni Sheromoti, wa bene Sheromoti ni Yahati. Wa bene Heburoni uwa mbere ni Yeriya, uwa kabiri ni Amariya, uwa gatatu ni Yahaziyeli, uwa kane ni Yekameyamu. Bene Uziyeli ni Mika uwa mbere. Uwa bene Mika ni Shamiri. Murumuna wa Mika ni Ishiya, wa bene Ishiya ni Zekariya. Bene Merari na Mahari na Mushi. Bene Merari ni Mahari na Mushi. Bene Yaziya ni Beno. Bene Merari aba Yaziya ni Beno na Shobhamu na Zakuri na Iburi. Uwa Mahari ni Eliyazari, kandi nta bana b'abahungu yari afite. Mu Bakishi, bene Kishi ni Yerameli, na bene Mushi ni Mahari na Ederi na Yeremoti. Abo ni bo bahungu b'Abalewi nk'uko amazu ya ba sekuruza babo yari ari, kandi nabo bafinda ubufindo nka bene wabo, ari bo bahungu ba Aroni, imbere y'umwami Dawidi n'imbere ya Sadoki na Ahimeleki, kandi n'imbere y'abatware b'amazu ya ba sekuruza b'abatambyi n'Abalewi. Umutware w'inzu ya ba sekuruza yafindaga nka murumuna we. Imana rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo ku munsi w'102 dukomeza n'igice cya 25, icya 26 n'icya 27. Mugire umunsi mwiza.